Intambara y'ubutita irakomeje hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ndavuga reka twakira umushyitsi. Yakubwiye ngo witegure yamarire gutsinda umwana w'abandi yo gutandukanya umweru n'umukara ngira ngo. Kugira ngo wumve uburyo ihangana hagati y'aba bagabo rikomeje gufata indi ntera, muri press conference yabanjije iki gitaramo mbere y'uko gitangira, The Ben yaravuze ati Next week turasura indirimbo yitwa Inshallah. Bruce Melody nawe niyamuhereje kuko yahise amubwira biramo ako kantu babaye Yitwa irya kane. irya kane ukimara gusohora Inshara nanjye ngomba guhita nshyira hanze indirimbo irya kane. Benshi badatinya kuvuga ko Bruce Melody nyuma yo gusohora iyi ndirimbo ishobora kuzamushyirisha mu maboko ataraye. Igitaramo cyabereye i Nyagatare kikirangira, benshi ntibatinye kuvuga ko Bruce Melody yakubise inshuro The Ben. Gusa ntibabivugagaho rumwe kuko The Ben yanze kwemera icyaha. nubwo nabonye yiteye akanyabuga Kugira ngo wumve uburyo ki ibitaramo bya Bruce Melody ndetse na The Ben bikomeje guca ibintu, mu gihe hari ibitaramo bibiri byose byari biri kubera icyarimwe, yaba Summer Country Tour ndetse na Iwacu Muzika Festival. Abantu batunguwe n'uburyo itangazamakuru ryose ritigeze ryitabira ibitaramo byari biri kubera i Huye, ahubwo rikitabira igitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben cyaberaga i Nyagatare. Ntacyo ndavuga kuko kugira ngo wumve uburemere bw'iki gitaramo, tekereza ko iki gitaramo cyabereye i Nyagatare Summer Country Tour. Kukijyamo twari ukwishyura itike y'ibihumbi 2,000 ndetse n'ibihumbi 5,000 muri VIP. Gusa kiriya cyaberaga i Huye cya Iwacu na Muzika Festival kukijyamo byari ubuntu, ariko n'ubundi cyaranze kibura abafana. Ibyo bihita bikuraho impaka zagiye zikunda kugaragazwa na benshi ko hari abandi bahanzi bashobora kuba bari kugwa mu ntege The Ben ndetse na Bruce Melody, kuko ntabwo ushobora kumva ukuntu igitaramo cyateguwe na MTN gishobora gusumbya abafana igitaramo cyateguwe n'abahanzi ku giti cyabo. Kugeza ubu mu itangazamakuru ntabwo haragaragara ngo ninde wegukanye igikombe cy'i Nyagatare. Gusa ku bijyanye no gutegura bwo, The Ben yarushije Bruce Melody gutegura, kuko The Ben yagezeyo mbere y'uko igitaramo gitangira, arabanza ajya gusabana n'abaturage b'i Nyagatare. Ibyo byatumye benshi bavuga ko ari naho The Ben yarushirije Bruce Melody. Ntabwo natinya kuvuga ko Bruce Melody yakubitiye The Ben ahareba inzega. Nubwo The Ben yakomeje kwiramanta ngo Bruce Melody yaguze itangazamakuru, nubwo The Ben akomeza kwiramanta ngo Bruce Melody yaguze itangazamakuru, ibyo ntabwo bikuraho ko performance yabo bose yabereye kuri Wambonye. Mu by'ukuri hari byinshi bitavugwa mu itangazamakuru, nko kuba Bruce Melody yarakoze performance nziza mu gitaramo cyabereye i Nyagatare ndetse n'i Musanze, ariko benshi bagakomeza kuvuga ko Bruce Melody akomeje gukubitirwa ahareba inzega mu bitaramo byose ko ari 2 yateguye. Bruce Melody we nk'uko mwamwumvise abyivugira yavuze ati ibitaramo byanjye bigenda bizamuka nka marike za Adidas. Ubwo ibyo bishatse kuvuga ko igitaramo twaboneye i Nyagatare mu gihe tuzaba tugeze i Bugesera kizikuba inshuro hafi 7. Kugeza ubu tuvugana, ibyo The Ben yavugaga ngo Bruce Melody yishyuye itangazamakuru bitangiye kumuhindukiraho, kuko kugeza ubu ngubu itangazamakuru ryose riri kuvuga ko The Ben ariwe watsinze igitaramo cy'i Nyagatare. Ariko rero aba bagabo ko ari babiri bari gukina umukino bazi kandi bazi neza. Ndagira ngo wumve amagambo Bruce Melody ubwe ndetse na The Ben bakomeje kugenda batangaza. The Ben ati Bruce Melody ni murumuna wanjye, nashyiremo akabaraga dukomeze tuzamukana. Bruce Melody nawe nuko arabwira The Ben ati komeza ushyiremo akabaraga, ibyabereye i Nyagatare nzabikuba inshuro zigeze ku 3,000. Nk'uko bikomeje kugenda bivugwa mu itangazamakuru, benshi ntibatinya kugereranya Bruce Melody ndetse na The Ben n'abakinnyi b'ibyamamare ku isi yose ariwe Messi ndetse na Cristiano. Benshi bakavuga bati Bruce Melody akora nka Messi, naho The Ben akora nka Cristiano utari mu bihe bye byiza bya none. Cyangwa se bakavuga bati iyi ni derby hagati ya APR na Rayon. Bruce Melody ni APR ndetse The Ben ni Rayon. Ntabwo turamenya neza ngo ninde uzabasha kwegukanira irushanwa riri hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody muri live performance. Kugira ngo wumve uburyo cyaba bahanzi yaba Bruce Melody cyangwa se The Ben ari abahanga, nuko wakumva zimwe muri interview bakomeje kugenda batanga ku mbuga nkoranyambaga. Buri umwe abashishikariza undi gushyiramo akabaraga nk'uko muri kubyiyumvira babivuga. Ibyo ni uburyo bwa brand, kuko bikomeza gukumbuza abafana babo aho bazajya bagera mu bitaramo byose ngo bajye basanga biteguye ko noneho hashobora kuba hagiye kwaka umuriro. Benshi bashobora gutekereza ko ibi bitaramo ari ubucuruzi bumwe gusa bwo kwitabira ibitaramo barangiza bakishyurwa, ariko ibyo bitandukanye n'ukuri kw'ibi bitaramo. Nk'ubu inkuru zose ziri ku rubuga rwa YouTube zose ziri kuvuga ku gitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben. Byumvikane ko abanyamakuru bagize gute babonye akazi. Si abanyamakuru gusa, kuko hari n'abantu benshi babonye akazi mu buryo bwa fiziko, yaba bari gutegura amastage, yaba ababyinnyi bari kuza kwitabira ibi bitaramo ndetse n'abari guhabwa akazi ka protocol. Gusa intambara yo kugeza ubu ngubu nirabona gica mu gihe tugitegereje igitaramo kizabera i Nyamata. Gusa The Ben yaboneyeho kubwira abafana be b'i Nyamata ko ashobora kutazahagirira performance nziza ugereranyije n'ebyiri zatambutse, yaba i Nyagatare, i Musanze
ndetse n'iyo azakorera i Rubavu. Bruce Melody we nk'ibisanzwe yakomeje kuvuga ko ibitaramo bye bigenda bizamuka nka marike za Adidas. Kugeza ubu tuvugana ntabwo haraboneka umuntu uzabasha kwegukanira ikamba naryo ryabaye nka cya gikosi Rafiki yaririmbye. Gusa mu bigaragara byo mu gitaramo cyabereye i Nyagatare, Bruce Melody yakubitiye inshuro The Ben iwabo. Kuko ndaguha nk'urugero, Bruce Melody agiperforminga indirimbo Pompo, abaturage barahagurutse bashaka kwikuramo n'imyenda, barirukanka barasara. Mwakoze cyane, ciao ciao. Like yanyu na share na comment byose ni ingenzi kugira ngo nkomeze kubona ko turi